ibintu byo kuba ngo minisitiri runaka ngo niwe nguhagarariye ngo niwe mboni y'akarere runaka imboni y'akarere ka Gasabo mu kibazo cyabanyahe uwo minisitiri ari yagiye dufata urugero ruguru igaragara ikibazo su gukora amategeko mashyashya meza ahubwo ikiba gikomeye no kubahiriza amategeko ahari none se gukoresha condom si umwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro yego si bwemewe none se farumasi cyangwa boutique simbizi umwana w'imyaka 15 ashobora kujyamo bakamwima condom gutora abadepite baturutse mu karere cyangwa bahagarariye akarere mu buryo buri specific nta na rimwe bishobora guhombya babikoze kubera ko umubare munini w'abadepite nta uhuriye n'umubare munini w'uburyo mugenzura ibikorwa bya guverinoma nta naho uhuriye n'umubare munini w'ubuvugizi mukorera rubanda dukurikije niba rero minisitiri yatinyuka kujyana y'imibare itariyo bashobora kumusaba ibisobanuro birumvikana uburyo bikorwa akazabisobanura bikemerwa cyangwa bigakorwa hari naho bashobora no kumutumira bakamukuraho icyizere ntabwo bakwiriye gukunda ko aba minisitiri beguzwa ntabwo ari cyo cyaba ari n'igisubizo ese mu matora ataha turakomeza twemere ko abadepite babe intumwa z'amashyaka aho kuba intumwa za rubanda turabasuje kandi turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye reka twizere ko muri amahoro abari mu Rwanda abadukurikiye muri hano muri East Africa aho bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda n'abarwumva cyane twizere ko mumeze neza abari rero no hakurya y'umugabane wacu wa Afrika mwiza twizere ko mumeze neza Yeni Jean Dodier Karinijabo ariko nkuko mubibona sindi ngenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Ayub yego comment ça va ça va très bien namahoro mukomere cyane soza n'abadukurikiye nasohoza birumvikana abadukurikiye kuri Primo Media TV abanizera ko ikiganiro turi bugire kiri bugende neza ya uyu munsi tugiye kureba ku nteko ishinga amategeko by'umwereko mutwe w'abadepite abadukurikiye murabizi ko mu mwaka utaha 2023 hazaba amatora y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite manda yabo izaba irangiye abariho ubu ngubu n'abadepite rero mu bihe bitandukanye batagiye bavugwaho rumwe cyane cyane ku nshingano ikomeye irebana no kuvugira rubanda ndibuka ko hari n'ibinyamakuru bitandukanye byagiye byandika bimwe mu bibazo by'ingutu byugarije rubanda ariko wareba abadepite dufite mu nteko ishinga amategeko barimo basoza manda ikinyamakuru kikandika kiti bararuciye bararumira ku bibazo bijyanye n'imibereho bwite ya rubanda bavuze cyane cyane ku bijyanye na bwiyongere bw'ibiciro ku masoko bikomeje no kwiyongera cyane n'imibereho ihenze bavuga cyane ku bijyanye n'igiciro cya transport mu mujyi wa Kigali ibibazo byaje murabyibuka byanajyanye witwaga Colonel Patrick Nyirishema wari muri rura biraza bijyana Engineer Deo Muvunyi wamutsimbuye by'agateganyo mu minsi yashize yego ni byinshi abaturage bimuwe banyahe bati abadepite ko nta kintu batuvuganiye mu gihe kirekire nk'iki ya bagiye bangirizwa n'ibikorwa by'amashanyarazi n'amazi aho byagiye bikorwa hirya no hino no mu gihugu batabadepite bari hehe ni byinshi abatujwe mu midugudu y'ikitegererezo bati abadepite ko batatuvuganira ibintu nk'ibyo ngibyo ariko reka turebe hari kimwe mu basesenguzi icyo bagiye bagaragaza n'uburyo abadepite batorwamo bati ni intumwa z'amashyaka aho kuba intumwa za rubanda ese mu matora ataha turakomeza twemere ko abadepite babe intumwa z'amashyaka aho kuba intumwa za rubanda ese aba badepite bagiye kuba intumwa z'amashyaka nanone ntituzajya twongera uko manda yabo irangiye tuvuga tuti n'ubundi amashyaka yabatumye niyo bakoreye nta kintu batugejejeho twe nk'abaturage Ayub yego reka turebe muri make uburyo abadepite batorwamo kuri ubu bashyirwa kuri liste y'amashyaka bitewe nuko amashyaka yabo yabigennye hanyuma abaturage twajya gutora tugatora ishyaka ryo rigatanga umubare w'abadepite runaka bikurikije n'imyanya ryabonye mu byavuye mu matora hakurikijwe itegeko rigenga amatora y'abadepite nkuko komisiyo y'amatora ibigaragaza ubu buryo ububona utewe mbere nangara nijabo nongera no gushimira abadukurikiye nanone kandi no gushimira nayo by'umwihariko uburyo ugerageza gukora isesengura n'uburyo guha abanyarwanda amakuru ngiye mbona ko aba asesenguye uyu munsi rero kuri ingingo ndumva tutavuga ku bigendanye n'abadepite wenda tutabanje kwibukiranya ku bigendanye n'inshingano ubundi umudepite ninde yego umudepite ashinzwe iki umudepite ni izihe nshingano afite ku buryo n'ujya kumufatira umwanzuro cyangwa ujya kuvuga ati performance ye yagenze gutya bazi byibuze inshingano zafite inshingano z'umudepite ni ingingo eshatu iya mbere no kuri presenting umuturage cyangwa kumuhagararira mu nteko
niyo mpamvu babita intumwa za rubanda. Urakoze cyane. Iya kabiri no gushyiraho amategeko. Yego, gutora amategeko. Urakoze niyo mvugo nziza iri juridike. Hanyuma iya gatatu no kugenzura no gukontorora ibikorwa bya guverinoma. Nkuko mubizi abakurikiye leta yose ibifite pouvoir eshatu. Ya mbere ni legislative, inshinga amategeko, hagakurikira executive ariyo guverinoma, nyubahiriza tegeko n'ubucamanza. Bivuze ngo abadepite nibo ba chef, nibo ba superviseur ba guverinoma. Yego. Ubwo nacyo gikwiye gusobanuka. Kubera ko no mu nshingano bafite harimo kugenzura ibikorwa ya guverinoma. Guverinoma iyo tuyivuza abantu bajye bayumva ni abaministri bose mubona, chef wabo akaba ministri w'intebe. No kuvuga ngo bari munsi y'abadepite mu rwego rw'amategeko nibo bakwiye kureba. Mu rwego rw'imitegekere. Ariko ntibikureho nyine imikoranire n'ubwubahane bw'inzego birumvikana. Hanyuma rero ikintu waruvuze kigendanye no gutorwa kwabo mu buryo buri direct cyangwa buri indirect. Yego, ariko tutarakijyaho nyemerere gato nguce mu ijambo, reka turebe muri izo nshingano eshatu tugenda tureba buri nshingano imwe ku yindi. Yego. Iyo urebye, reka duhere ku nshingano ya guhagararira abaturage niyo turi busorezeho kuko ari nayo ikiganiro kiri bwibandeho cyane. Ahubwo reka turebe ku ngingo igenye no gutora amategeko. Yego. Iyo urebye inteko ishinga amategeko yacu umutwe w'abadepite harimo abadepite 80. Yego. Hakaba harimo abahagarariye ibyiciro byihariye. Yego. Abahagarariye urubyiruko, abagore, abahagarariye bafite ubumuga. Yego. Ariko turebe gutora amategeko. Abadepite bacu ubona bari kuri calibre nziza mu gutora amategeko rubanda ikeneye, kuko hari n'amategeko amwe namwe yagiye atorwa ishyirwa mu bikorwa ryayo ukarishaka ukaribura. Ndatanga urugero ku itegeko ryo gutwika imirambo. Ni itegeko rimaze igihe ritowe ariko nta muntu turumva, nta murambo turumva batwitse hano mu Rwanda. Yego. Nabaritoye ni bamwe mu bagize ababo bitabye Imana ariko ntawe twumvise avuga ati rya tegeko twatoye reka nanjye ndikurikize nanga urugero. Yego. Hanyuma mu bijyanye no gutora amategeko ubibona uti? Okay, mu gendanye no gutora amategeko arerazuma ntabwo ndagiye ariko ndateganya kujya kuko twatangiye ikiganiro dufite gahunda isobanutse kigufi kugira ngo dukomeze gukurikirana n'ibiganiro bizakurikira iki ngiki. Ariko icyo nemera nuko mu buryo bugaragara ntabwo ushobora gutora amategeko yose ngo abeshyashya mu gihe udakora consultation zigera hose kuri bose. Mu gihe utamanuka ngo ugere kuri tere. Ni mpamvu twavuze kiriya kintu kigeranye no kuba igihe cy'amatora noneho tugomba kongera nk'abanyarwanda ku bitekerezo byanjye. Ntekereza ko nawe tubisangiye bakazaturuka mu turere runaka kugira ngo bazabe koko bazi neza utwo turere ibyo dukeneye, babona ko kuvugira uturere bazi neza ibibazo birimo. Hanyuma rero mu gutora amategeko nabyo ntekereza ko harimo loophole bitewe nuko batatwegera twebwe. Kuko iyo tuvuga abaturage ikintu nacyo nzi ko ndi bukikubwire, iyo tuvuga kenshi ngo bahagarariye abaturage umuntu wese kenshi yumva ari abaturage nabo twita abaturage mu Kinyarwanda. Ariko abaturage no mucuruzi w'umukire w'umuherwe. Oya, abaturage bahera no ku mukuru w'igihugu. No ku mukuru w'igihugu nabo ubwabo barimo. Nabo ubwabo nako bakoze misrepresentation. Nabo ubwabo hari igihe usanga bibagizeho ingaruka. Yego. Icyo kintu azikuma gusobanuka. Nitwa ngo bahani intumwa za rubanda twumve ko ari abandi bantu wenda. Oya, rubanda nibona rubanda ni twebwe. Twebwe umugani wa yandirimbo yabyumbuho ni twebwe. Bivuze rero ngo mu gutora amategeko ntago begera ku buryo bugaragarira buri wese abaturage ku kigero gihagije. Birazwi ko ari za desante bakora, ndabizi umwe muri ba honorable twumva bazavuga ariko tujya mu baturage. Turabizi neza abanyakubahwa ba honorable hari za desante mukora, ariko mukwiye kubana n'abaturage kandi ibibazo byabo hari factor imikomeye mukabibonera ku gihe kugira ngo twizere ko koko n'ibisubizo bizazira ku gihe. Icyo kintu cyo kwegera abaturage uranyibukije hari abadepite bajya bagera batya bakabonana n'ibiro by'umujyi wa Kigali n'abayobozi mu mujyi wa Kigali. Ibyo nabyo komisiyo wenda yihariye y'abadepite kabyandika muri desante yakoze, kandi koko ni desante iba yakozwe. Ariko hari ikintu kimwe umudepite nuko numva tugiye guhita twinjira muri bimwe wari uvuze ngo byo gutorwa bahagarariye akarere cyangwa agace runaka, ariko umudepite watowe mu gace runaka biroroshye ko yakwegera ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwamuha raporo y'ibyo yifuzaga, akajya no kongera kumanuka akareba koko ko ibyo raporo umujyi wa Kigali wamuhaye yego ari byo
koko biri mu baturage ko biri no mu nshingano ya kabiri yego byo ko overseeinga pouvoir executive ibyikora yego komeza nkumva rero icyo gutora amategeko ngira ngo twari tukirebye icyo gutora amategeko twacyemeranyaho ko nacyo gifite inenge nini kuko one ntibegera abaturage kandi ntushaka gutora amategeko utakoze consultation totale ihagije ishoboka icya kabiri tukaza no kubibona no mu gihe nayo bamaze gutora hari igihe atubahirizwa mu rwego runaka icya gatatu nshaka kongeraho nuko iyo urebye amategeko abona amategeko avahe itegeko rishobora kuva mu mushinga umudepite yazanye nk'iri tumaze iminsi tubona ryo kwemerera abana bangavu kuboneza urubyaro bageje imyaka 15 y'amavuko ryavuye mu mudepite mugenzi wabo n'itsinda ryabo hanyuma amategeko akaba yava no ku busabe bw'abaturage yego wenda ugaturajya kucyitwa hiérarchie des normes y'amategeko akurikira haze constitution itegeko nshinga itegeko ngenga haze organic law ya parliament voilà ariko itegeko rishobora no kuva muri nyubahiriza tegeko yego umushinga w'itegeko ushobora kuva muri Minaroke yego cyangwa ukava muri Minecofin cyangwa ukava handi ariko iyo urebye amategeko ava muri nyubahiriza tegeko ayemerwa niyo menshi kurenza ava mu nteko initiative z'abadepite ubwabo sinzi niba hari umushinga w'itegeko urava wenda abadepite bashobora kunyomoza n'abandi bakurikirana ibikorwa by'inteko urava muri guverinoma ujya mu nteko ngo inteko ivuge ngo iri tegeko turaryanze iyo urebye nk'amategeko agenga imisoro sinzi itegeko ryigeze ririkoroza cyane ngira ngo rabyibuke byanye no gusoresha umusoro w'ubutaka uribuka ko umukuru w'igihugu ari wavuze ati ariko ibyo bintu bikwiye gusubirwamo ariko already inteko yari yamaze kunehitisha bayanga kurisinya sinzi niba uri kubyumva ryari rinasinye ahubwo avuga ati rikwiye kuvugururwa rigasubirwamo ni gute umukuru w'igihugu ari we muntu ujya kubwira inteko ishinga amategeko ngo ikwiye gusubiramo itegeko ry'umusoro kuko ubangamiye rubanda babandi bahagarariye rubanda muhari yego yewe wenda abadepite bazanyomoza ariko nzi nk'amategeko wenda duhereye no kuri iri ngiri ry'ubushize umushinga w'itegeko ujyanye no kwemerera abana b'imyaka 15 kuboneza urubyaro ni umushinga w'itegeko waje utavugwaho rumwe ariko iyo narebye ku ruhande rumwe niba umwana w'imyaka 15 atajya muri farumasi kugura prudence ngo bayimwime nabyo ubwabyo no kuboneza urubyaro rega none se gukoresha condom si umwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro yego si bwemewe none se farumasi cyangwa boutique simbizi umwana w'imyaka 15 ashobora kujyamo bakamwima condom kandi abana batemerewe kuboneza urubyaro kuri iyo myaka sinzi niba uri kubyumva abana ntibemerewe kuboneza urubyaro ku myaka 15 hakurikijwe uriya mushinga w'itegeko wanzwe yego bawanze kuko abo bana b'imyaka 15 bitemewe ko bahabwa izo serivisi ariko iyo usubiye inyuma ukavuga ngo ni iyihe farumasi cyangwa boutique uwo mwana arajya kuguramo condom ko ari bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bakayimwima ntabwo icyo ni icyambere kuko kirimo controversy nyinshi yes harimo contradiction nari nkirimo mvugaho amategeko ava ayo mategeko itegeko rikava mu nteko ishinga amategeko senika ryemeza n'abadepite bakaryemeza rigasohoka mu igazeti ya leta abaturage ndibuka ko ari umuturage twari muri convention center n'umukuru w'umudugudu wakibajije perezida wa repubulika avuga ati abaturage bari gutaka ibibazo by'imisoro y'ubutaka ihanitse kandi biri mu itegeko umukuru w'igihugu aravuga ati no ati niba ari ibintu bishobora kureba uburyo byasubirwamo nibisubirwemo uwo ni umushinga wavuye mu badepite executive usubijeyo ngo ariko ngo ibi ntabwo bikwiye n'urwo rugero nashaka gutanga uwa kabiri yego honorable Frank Habineza n'umwe mu bagaragaje ko ubutaka umunyarwanda adakwiriye kubusorera uwo nawo ni umushinga bamusubirishije batoya bati niba uvuga ko badakwiye kubusorera ahubwo garagazaho iyo misoro bari bacanzwe batanga y'ubutaka izava noneho tuyikureho yego uwo ni umushinga wa kabiri umushinga wa gatatu ni uyu nguyu ujyanye no kuboneza urubyaro ndimo ndashaka kwereka ko hari ingero z'imishinga y'amategeko abadepite bajyana bagenzi babo executive ikavuga ati no muvuge muvuye aho bitandukanye n'umushinga w'itegeko sinzi we niba uwuzi wazanywe na executive inteko itoya muvuge muvuye ngufashije gato cyangwa niba ntakumva neza neza no kuvuga ngo iyo mishinga uvuze ikunda kuba rejected itajya yemerwa intete ni imishinga yabaye tabled
aba members of parliament hagati yabo ku giti cyabo ntago ari yavuye muri ariko cabinet uwo nguwo wavuye muri Minecofine w'umusoro uwo no umwe kuri ariko Habineza bazanywe iyo yindi nebyiri iyo yindi nebyiri yego icyo nanekereza ni cyo tugomba kwemeranya abadepite bafite uburyo batorwa buzwi mu Rwanda bugenwa n'itegeko ryaba ry'amatora na constitution mu gihugu sibyo hanyuma ari nabyo tuvuga tuti mu gihe kindi cy'amatora agiye kuza 2023 twatekerezaga ko byaba byiza noneho aho tugeze uyu munsi twemeranye none se yubu ko duhise tujumpinga twari twahereye ku kantu kajyanye no gutora amategeko barukimo kuvuga nageze ku cya petition kuko iyo uvuze ngo petition yeko n'abaturage natwe dushobora gupetitioninga tukavuga tuti ibi ni bihinduka ibi ngibi itegeko ryahise turyemera turaripetitioninga aho da challenginga nka civil society miryango itari ya leta na leta kuno burya nayo no kuvuga ngo urebye ukuntu ibintu habyubatse nyambo umunyamategeko umwe w'umuhanga yavuze ngo ikibazo su gukora amategeko mashyashya meza ahubwo ikiba gikomeye no kubahiriza amategeko ahari so urebye na structure ibintu inzego za leta ziba zifite na societe uko biteye muri rusange buri ruhande rugiye rukora akazi karwo n'inshingano wasanga societe igenze neza ahubwo burya ibintu bigenda nabi kuko hari ababa basinziriye societe civile kukitaje petitioning amategeko ngo tubibone ku bwinshi niba ari ikibazo cy'ubutaka imisoro y'ubutaka societe civile gaceceka igihe parliamentarians babirenzeho ariko hari umunyamategeko umwe wigize urega ingingo zimwe ziri mu itegeko nshinga ariko nkuko bivuze civil society cyangwa imiryango itari ya leta iracyafite intege nke mu bijyanye n'ubuvugizi bw'abaturage kugira ngo ntayihari nge hari iyo njya mbona ariko y'ubwayo ukabona mu bijyanye n'amategeko cyane cyane ashyirirwaho abaturage cyangwa se azanwa n'abashinga amategeko cyangwa n'anyubahiriza tegeko ugasanga haracyarimo intege nke ikindi na engagement yabo cyangwa se kwitabira ibikorwa n'inteko kwitabira kuko nta muturage n'umuhejwe mu nteko ishinga amategeko yaba mu gihe cy'umushinga w'itegeko yaba muri komisiyo ya PAC ushobora kujya kumva uko RSSB yakoresheje amafaranga barugikora mu gihe turimo kugaya cyangwa kuvuga kuri uburyo batora amategeko mu nteko tugwiye no gutekereza n'abanyarwanda natwe icyo twafasha muri iyo process yo kugira ngo itegeko yego passing iyo intervention nanishatse gukora yego bijyanye no gutora amategeko ngira ngo reka tube tugarukiye kuri ako ni gatoya hanyuma petition washaka kuvuga ahubwo wavuga guti wenda abanyarwanda bashobora no gupetitioning itegeko rigenga amatora y'umutwe w'abadepite y'abagize inteko ishinga amategeko yego tugasaba ko rihinduka abadepite bakajya batorwa n'akarere bitewe na administrative structure dufite uyu munsi twavuga kuri district wenda ubutaha bikazamanuka bikagera ku murenge bitewe n'umubare tuzaba tugeze yego reka noneho nkubaze nka mugenzi wanjye turi kumwe mu kiganiro ibyo byaba bimaze iki ubuntu uko bikorwa ubu bitwaye iki okay nkuko twahereye muri introduction tuvuga abadepite dufite uyu munsi bagenwa n'amashyaka ariko abo banyamashyaka nanone babo bakaba bakubwira bati ayo mashyaka nayo n'ay'abaturage bivuze ko n'ubundi abadepite nabo bava ku baturage ariko mu buryo buri indirect ariko uyu munsi icyo dushaka no kuvuga ngo mu gihe twari dufite access cyangwa dufite ubushobozi cyangwa akaboko ijambo ku mudepite ku ishyaka naryo rikagira ijambo ku mudepite turashaka no ko tugira ijambo kuri wa mudepite kuko hari igihe ishyaka rihitamo umudepite ka avantage ishyaka mu gihe habonetse conflict hagati y'umuturage ndavuga conflict of interest haboneka conflict haboneka hagati conflict y'ishyaka n'umuturage of interest haraho inyungu zanyuranye hagati y'umuturage n'ishyaka umudepite ahitamo reka ugomba we know our bosses ugomba guhitamo nyine wagushyize ku rutonde of course ariko reka dufate nk'urugero wa mugani wawe umudepite wari ku rutonde rwa FPR yego FPR ni ishyaka riri ku butegetsi mu gihe FPR izazana igitekerezo reka tuvuge kibangamiye inyungu zimwe z'abaturage wenda bo mu karere ka A uyu mudepite wa FPR washyizwe ku rutonde na FPR ari ready yo gucaringinga FPR ayibwira atariko ayariyo yose nushaka wa PDI wa PSD waki yego amashyaka yose ari mu Rwanda amenshi ubu ntituvuga bose birumvikana ko nta sondage twakoze ariko waba nka 85% y'abadepite ntago bashobora gucaringinga ishyaka baturukamo kuko bagiye kwitike y'ishyaka
none nagira ngo tubanze tumvikanisha impamvu ari byiza ko umuturage yagira akaboko kari direct ku mudepite, kubera ko niba ntorewe mu karere ka Nyarugenge tujye tubona umudepite dufata urugero kuri Bampora icyo ajya mu nteko, ntabwo yinjire mu karere ka Nyamasheke akomokamo. Ashwi ubwo nyibukije ikindi kintu Karimijo. Yego, ikintu cyo kuba ngo uyu mudepite yaje avuka i Kigali cyangwa akorera Kigali cyane naho atuye akajya kuba yazamukira wenda muri Nyaruguru. Mu by'ukuri ni umudepite utazi ibibazo by'akarere ka Nyaruguru. Na Nyaruguru. logique yanjye kuva igihe cyose byabereyeho yanze kubyakira. Niho azamukiye. Sinzi niba ari njye. Turaza kureba kuko iyo bageze mu nteko ntaga kiba kiri wa mudepite ngo hahandi yazamukiye ahita ahinduka umudepite w'igihugu cyose. That's what they say. Niho byagize ahubwo iryo korose. Nibivuze ngo ahise ahinduka w'igihugu cyose tubyumva mu marangamutima yo kuba ngo ntabwo wabyanga kandi nawe uri umunyagihugu. Turashaka umudepite uhagarariye akarere ka Kamonyi mu nteko. Tukamubaza impamvu umuhanda rugobagoba hehe road networks mu gihugu zigeze kuri 80% uwaremera Rukoma Kayenzi Nyabikenke kugera kuri Nyabarongo nta kaburimbo irazamo. Yego, tukabimubaza tubizi atari kuvuga ngo turebaza umudepite w'igihugu cyose. Nicyo nari nakubajije, umudepite w'igihugu cyose azahita tujyana izaza cyangwa twereke Rubengera Karongi atubwire ko imihanda ikomeye iriho kandi azabavuze neza kubera ko naho ni mu gihugu. Ariko turashaka akarere Gasabo ifite ibibazo byayo bitandukanye. Kuko reka nguhe nk'urugero, ubushize mwarabivuze we na David muri mu kiganiro, iki kibazo cyabaninyahe iyo haba hari umudepite uhagarariye akarere ka Gasabo mu nteko, yego, yari kukinjiramo nyine mu rwego rw'uko avuga ati ninsubira muri Gasabo at least kongera kwiyamamaza 2023 abaturage babonye nubwo wenda bitasucceedinze nkuko babishakaga, nubwo wenda guverinoma yari ifite uburyo yateguye bwo kwimura abaturage n'ikibona kibakwiriye, ariko ni burijwi ryanjye ryarumvikanye. Yego, ukanatekereza ko wenda iyo byakomeye bose banga kujyayo. Yego, tuvuge ko bimeze. Nose ikibazo gikomeye kiremereye gishobora kuba cyavutse mu gace runaka. No kuntu twigeze no kubona ko abanyarwanda turemetse mu buryo natwe turimo tudakunda kwiteranya. None nta nuri mu bibazwe. Yego, ni gute akaba ikibazo cyaboneka kiremereye wa mudepite azi ko nta umuturage uzamaza ngo kutatura presentinze ntabwo yajya gufata. Ni ikibazo cyo gufata na risk mu rwego ruri personnel niko twakita. Dutegura iki kiganiro ngiye na mugenzi wanjye Ayubu twahaye interview Frank Habineza. Yego, no mudepite ku rwego rw'igihugu ariko yinjiye mu nteko ku itike y'ishyaka Democratic Green Party, anabereye umuyobozi mukuru. Yego, kuri icyo pardon kuko interrompa. Yego, ari ikintu ntekereza ko nibutse tugomba gukora clarification. Hari ibintu bibiri, hari party ishyaka political parties ziba zigomba amashyaka abagomba kubona imyanya ingana nayo yabonye nyine mu matora. Okay, ntekereza ko iki kintu kitagomba kuzana conflict hagati y'amashyaka uko tuyingitekerezaho. Niba RPF tuvuge yabonye imyanya mu myanya 106 cyangwa 80 iri mu nteko ifitemo 95 n'urugero, twege gutekereza ko abo badepite bose nibyo babaye aba RPF, which is okay, which is very good. Yo ni yifate ariko irebe ukuntu abo bantu baza bahagarariye uturere. Nindi ntuza nayo bashaka ishobora kurebwaho. Ntabwo tuvuga ngo tubatore directly gusa, dushobora gutora RPF ariko yo yarangiza katugita mwantoye 85%. Ubwo ni percentage igaragarira mu myanya. Okay, noneho yarangiza ya 85 yatuzaniye ku ijana, twe twayihaye ikavuga ati aba badepite 85 reka mbaga bagabanye sero uturere tw'igihugu. Wowe Ayubu na Kanini Jabo muri abadepite bo gukurikirana ibibazo bya Nyamagabe, wowe David na cameraman muri abadepite bo guhagararira akarere ka Ruhango. Nka faze byibuze ya mbere igihe tutarabatora no mu buryo buri direct. Byibuze icyo ngicyo tukamenya mu mudepite ushinzwe aka karere, bitari nandi bajya bavuga ngo mu minisitiri runaka niwe ugira inama cabinet mu gihe by'akarere nka Joe yari wakamanya umunsi. Nje nta nibyo nabonye, ariko ibi bintu byo kuba ngo minisitiri runaka ngo niwe nguhagarariye ngo niwe mboni y'akarere runaka, imboni y'akarere ka Gasabo mu kibazo cyabanyahe uwo minisitiri ari yagiye. Dufata urugero ruguru igaragara, keretse niba ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ari nawe ugomba kuba ari imboni y'akarere ka Gasabo, ko niba minisitiri bagiye muri kiriya kibazo hagiyeyo Shyaka hagiyeyo Kaboneka
uretse ko Gatabazi ntigeze mubona tujya muri bijyanye n'umudepite umudepite ni umuntu abaturage igihe cyose bashakiye babona no umuyobozi ni intumwa ya rubanda bahamagara bati dufite iki kibazo kintu cyakabitaba akongera bakaba bamwima amajwi igihe babishakiye ikindi abadepite byatuma baba more active inteko ikavibratinga tukabona yego tukabona umudepite ari kuvuga ati ariko nubwo mwahaye amazi 90% Nyarugenge ariko twebwe Nyaruguru turacyari kuri 14% wasaka ibite Nyaruguru sa karere k'igihugu cyane akabaza prime minister yagiye mu nteko ati twebwe twibagiwe honorable baratwibagiwe kuba prime minister hari ikindi kintu ariko ntekereza nanone ngira ngo abanyarwanda barabizi ko amateka bafite ku mashyaka ntabwo ari amateka meza ntabwo ari ngira ngo nibyo birazo yego ntabwo ari amateka meza kurekura kudecentralize umudepite akaba w'abaturage byanagabanya icyo kintu cyo kumva ko umuturage agitora ishyaka sinzi niba icyo kintu gifite donc umuturage aracyatora ishyaka kandi ntabwo bafite amateka meza ku mashyaka ugiye gutora umudepite wawe uguhagarariye noneho ugiye no kumuha ijwi ritari ryo kuvuga ngo ndihaye ishyaka sinzi niba wumva icyo kintu byanagabanya nayo marere yo kumva amashyaka sinzi niba ujya wumva iyo abantu bavuze ishyaka abenshi bagira ubwoba ariko ikibazo kirimo niba muravuze tugomba kukivugaho ikindi kibazo cya politike turimo kuvuga ntabwo ari ikibazo kiri sociale cyangwa kiri economic amashyaka abareba intere yayo nayo nk'amashyaka birumvikana ko amashyaka twibuke ko ari ay'abaturage nyine n'ay'abanyagihugu ntabwo ishyaka ryafata ryagira uruhare mu guhindura itegeko rizaridefavoriza mu rwego runaka niba ishyaka rivuze riti turekurira abantu bajye kwiyamamaza tuzakira abo tubonye hari igihe haza abantu ugasanga wenda wowe ufite ishyaka ryitwa People's Party ugasanga bateganyaga 5 ukabona ubonye umwe icyo kirumvikana so nkatekereza rero ko ikiza twatora amashyaka mayo ariko uzi icyo kintu atari cyo reka nkwereke ayo mashyaka uri kwita mato wari utanze urugero rwa People's Party ayo mashyaka uri kwita mato ahubwo byanayazamura why kubera ko ryajya rireba programme politique yaryo rikavuga riti niba dushyize imbere ubuhinzi reka tujye kwiyamamariza mu karere wenda ka Nyaruguru niho ari abahinzi bakeneye gutezwa imbere iryo shyaka rigahita rinamenyekana rikazamuka kuko ryatorewe ahandi hari programme politique ijyanye n'ubuhinzi rigahita rizamuka rikamenyekana ryaba ari ishyaka rishyize imbere ibikorwa remezo rikavuga riti reka tujye wenda muri Ngororero niho hari ikibazo n'urugero cy'ibikorwa remezo naryo rikazamukira hari abaturage baryo bakaritora bigatuma nayo mashyaka twita mato ashobora kugira ijambo ahubwo muri politiki kiganiro cyacu ntabwo kirimo gupromotinga amashyaka mato n'urugero nindi avantage ushoboka yego icyo wenda ni bimwe byaboneka mu kwanaliza iki kibazo ariko icyo mbona cyemewe turwana twege no bango umuturage nabe represented araba represented by who no yatoye afiteho ijambo azahemba kumwongera kumutora cyangwa akamukuraho igihe azaba atageze kujyo yamuste nicyo ngicyo noneho bango ishyaka ni twe dutore RPF ibone 45 PSD ibone 5 irindi ribone 0.3 nitumara kuyatora nk'amashyaka tubwira ngo mfite 45 icyo kirarangiye nacyo twajyaga dukora yego ariko noneho kuri igikurikiraho baduhe abadepite tubagireho uburenganzira bwo kubatora nabo iyo ni challenge yabo icyo bivuze no kuvuga iki baduha abadepite tuzabaza either babashinge mu buryo buzwi bavuga ati karere ka Karongi depite bitwa Andrew ni wowe either yarahavukiye yaba yaratowe yahazwi icyo byibuze kikabaho tubone abantu bari responsable babazwa uturere runaka ku buryo azajya nakora desante bakaza mu baturage bakavuga bati muribuka ko nubwo mwatoye RPF ari ngiye yashinze aka karere ka Ngororero na Nyamagabe n'urugero rero ndagarutse mu ngeze y'ibyo bibazo minisitiri kanaka nagera mu nteko no mu gihe cy'amatora ntibibagirwe kanisha yego bakatwerekana criteria zivuga ngo utarabikoza abaturage bazamutwara iki kitabayeho nanone ntacyo byaba bimaze ikindi cyo kintu uri kuvuga ni ibyo bitekerezo byo kuba abaturage bagira
ijambo direct ku mudepite byanagabanya n'abo bantu bajya mu nteko bazi ko ari imigati bagiye ko byarangiye agerayo akahita azamura ikirahuri wa muturage yavuga ibibazo ntamwiteho imyaka y'irindwi arayifite umuntu akajya mu nteko azi ko ari umugati bamuhaye akanyina agasingizana wamuhaye umugati of course cyangwa atanabishoboye voilà n'ubushobozi kuko twagiye tubona abadepite bamwe sinibuka neza bambabarire suko umwibasira ariko ngo hari n'uwavuze ngo harya ngo za ndege ngo ni gute hari indege zitagira abadereva ngo kandi avuga drone ngo kandi ngo hari ngo abantu bize ngo gutwara indege benshi byatuma bakora bakaba active atari mu rwego rwo gutora amategeko nkeka ko bakora neza cyane gutora amategeko nigeze no kumva mu gihe baba barimo gutangaza raporo imishinga y'amategeko twatoye imishinga y'amategeko ubona they are best at voting laws ariko igikomeye nuko overseeing amategeko yagiye gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo icyo kintu niba haje gutora amategeko n'aba afite 85% mu gukurikirana ibikorwa bya leta ngiye ku giti cyanjye nababwira nenda afite nka 40%. Reka noneho dusoza turebe ninde ufite ububasha bwo gutuma iyi systeme y'uburyo dusanzwe dutoramo abadepite ihinduka. Ni iyi systeme ihari n'abaturage bazapetitioninga ninde ufite uburenganzira cyangwa ububasha bwo gutuma uburyo dutoramo abadepite twifuza nkuko turi kubivuga bigerwa no gutangiza debate nicyo kintu cya mbere abantu bakabanza bakareba is it important birakenewe bifite akamaro ubundi ushobora no kubivuga gutya abantu batasosiyete nubwo ariko wanciye mu ijambo kirya gihe naringiye kukwereka icyo Depite Frank Habineza bivugaho reka bari kubanga bw'ibyuma bamuduhe turebe icyo bivugaho hanyuma turagaruka tureba ninde ufite ububasha bw'ibi Depite Habineza avuga ko nawe aravuga ko byatuma umudepite yegera nakorera rubanda nkuko natwe turi kubivuga kurenza uko bimeze ubu. Hagiye haba depite bahagarariye uturere hari ikibazo umudepite agatorwa nko kuri na wenda mu Bugande bimeze bituma umudepite avuganira abaturage bahaturuka nabazi mu Rwanda batoya bati ibintu bije yironda akarere byaba bigarutse ntabwo ari byiza iki n'ibiki wowe hagaze twebwe nk'ishaka tumaze kugaragaza inshuro 3 ngirango tugaragaza ko twifuza yuko abaho kugira cyita constituency kugira mu depite agira ahantu hagarariye turuka mu gace runaka twarabigaragaje ndetse twabiyandikiye na guverinoma y'u Rwanda Prime Minister yarimwandikira tubisaba ko babyemera ntibyakunda ndetse n'ejo bundi umwaka ushize twakoze inama ya bureau politique ari hano mu mujyi wa Kigali naho tubonye turabigaragaza ko byari kuba byiza abadepite afite ikintu bahagarariye nibwo bakora neza kurushaho ariko abanyarwanda bahisemo ko abadepite bahagarariye igihugu cyose ariko ntibitubuza natwe kugaragaza icyo twifuza natwe baradusobanuriye gutyo yuko igihugu kiyubaka kiva mu macakubiri ya jenoside y'amoko n'amadini n'iki ko tubikoze gutyo byazana amacakubiri turavuga ati yego ariko haciye imyaka 20 n'ingahe twumva yuko abantu batangiye kugenda bumva uko tugomba kugenda tutambuka dutera imbere twunguka no mu bitekerezo turenga ziriya nzitizi zihari ariko igihe ntabwo kiragira igihe nikigera baza igitekerezo cyacu bazacunga kuko kiri on record twarakisabye mubona byafashe iki icyo tumva nuko ahagarariye akarere runaka umudepite nibivuze yuko n'igihugu abatagikorera ariko bahanda hagarariye abakorera cyane kurusha handi hose no kuvuga ngo niba batafite amazi arabimenya niba batafite amashanyarazi arabimenya niba amashuri abana bashonje arabimenya ukubera ko nibo bamutumye nibo bamutoye noneho ntibimubuza no kumenya ubwo nayo bivuze nko muri Gasabo ariko ntibikubuza no kumenya yuko ni Karongi nabo bashonje nabyo urabimenya nabo kabavuganira ariko banje kureba biwawe kuko mu byukuri ubu tuhagarariye igihugu cyose uyu wahagarariye igihugu cyose nabyo ni byiza ariko ku rundi ruhande usanga nta hantu ushinga ngo naha wavuga ati ndi kwitaho kuri abo uretse abagore nabonye abadepite b'abagore bano bakiye mu nzego z'abagore bo bafite akantu k'umwihariko bajya bibuka aho batorewe bagasubirayo iyo tufite amanama basubirayo mu mihango basubirayo bakaganira nabo bagore babatoye ariko abandi mu by'ukuri twese nta handi tujya ni ubu mu cyumwe gitazajya gukorera Rurindo ikindi gihe narindi Nyamagabe ikindi gihe narindi Gakenke nuko nyine hose ni igihugu hose nabyo ni byiza ku rundi ruhande ariko numva yuko uramusuru wa Rurindo direct ari uvuka cyangwa se ari bo bagutoye ushobora kumenya ibibazo byabo cyane ariko cyane ibanga ririmo niri
ni uko uzi ko bano bantu utumva ibibazo byabo ubutane bazagutora urabyumvagira uba ugomba kubitaho cyane kuko ntiwasubirayo ubabwira ngo mwongere mu ntore kandi ibibazo byabo ntacyo biba bakemuriye ariko ubu tusaba amajwi mu gihugu cyose ushaka kutantora wa Rulindo wa Nyagatare kantora cyangwa uwa kantora ndavuga Nyamasheke cyangwa se Rusizi ni uvuga amajwi n'ubundi nkayabona so ni ukuvuga ngo urumva niba bitandukanye none byo gutorerwa ku rwego rw'igihugu cyane. Ayo ngira ngo uramwumvise Frank Habineza. Yego ndamwumvise. Aha ngaho ninde ufite ububasha rero bwo gutuma iyo debate wari urimo uravuga ifunguka, ese irafungukira kuri Primo Media, irafungukira kuri televiziyo y'igihugu, irafungukira muri komisiyo y'amatora, mu nteko ishinga amategeko, irafungukira ko mva no mu depite bishyigikira. Ntekereza ko itegeko nshinga rivuga ko ubutegetsi bwose kandi uzi ko ari inkingi eshatu uko tubivuze cyangwa powers eshatu, pouvoir legislatif, executif na judiciaire, ko ari ubw'abaturage. Niba ari ubw'abaturage rero nkuko tubyemera n'itegeko nshinga ibyemera no muri demokarasi kandi tukemera tubamo, no kuvuga ngo ni twebwe tugomba gutangira kuraisinga icyo kibazo, kuko atari twebwe tukivuze n'ubundi nta n'uzakivuga. Twebwe uravuga judiciaire, uravuga executive cyangwa legislative. The people of Rwanda nkuko constitution ivuze wi rero ni wi gute rero ni petition. Icyo ntekereza ugwa inzira nyinshi cyane, hariko n'abadepite babitebolinga nk'aba Habineza, buri wese afite uburenganzira, constitution ifite uburenganzira imuha, ariko ntekereza ko civil society uyu munsi ngiye niyo na challenginga kuko ari yo ihagarariye abaturage benshi kandi akazi kayo no kumva abaturage buri munsi. Abadepite burya bagera mu nteko bakaba bize batora amategeko banyuma za komisiyo na komite zitandukanye, ariko civil society yegera abaturage igakora sondage ikamenya abaturage barashaka ko abadepite babahagararira koko kugeza kuyiherevo ku buryo byibuze byazakurikiza nyine processes yo guhindura iriyo tegeko rigenga amatora y'abadepite. Reka dusoza nanone twibaze aho byakozwe gutyo hari umusaruro byatanze. Tujya twumva nko muri Uganda abadepite bahagarariye akarere runaka byatanze umusaruro. Ikintu muri business bita guhombera mu nyungu, ukaba uri mu nyungu wari bwunguke 80% ukabona 60, ariko you are still muri positive. Gutora abadepite baturutse mu karere cyangwa bahagarariye akarere mu buryo buri specific nta na rimwe bishobora guhombya babikoze, kubera ko ugiye nka Kampala uzumva mu depite avango ngiye mpagarariye Wakiso, akarere ka district ya Wakiso ifite ibibazo ABCD, akabivuga nk'umuntu icyambere ubimetiriza, icya kabiri nk'umuntu ubiba kumetiriza mu nyumve neza, no kuvuga ngo abizi neza kuko niho avuka niho ubibamo buri munsi. Icya kabiri ubihagarariye wirenge ubyira ububyirengere kugira ngo bikemuke. Icya gatatu witeguye kubihemberwa kuko ategereje amajwi kuri babaturage ba district, uzanabihanirwa bakamukura igihe atageze kuri target bifuzaga. So nta gihombo gishobora kuzamo. Na Tanzania nuko hari cyo bita magimbo, umuntu nazangwa rimwe mu bunge wa Ilala ndo mu depite waturutse mu karere ka Ilala agahangana na muri yabari mu nteko hagati yabo ubwabo, avuga ati ibintu muri kuvuga ntabwo biri practical, ushobora gutora itegeko rigendanye na Eastern Region ariko itagendanye na Western Region. Umuntu akavuga ati twege wacu Gisenyi ibyo ntibishoboka, akanasohoka akigenda wenda ntibakubitana intebe cyakoze akavuga ati ibi ntabwo myemeye iwacu ntabwo bibaho ntibishoboka. So ni ibintu rero mu buryo ikindi ntakereza wenda hari abanyumva nabi bitewe n'umwanya muri Mariko, ntekereza ko tutanakeneye abadepite benshi bageze kuri ura rwego. Icyo nicyo wibaza. Abadepite 30 bahagarariye utwo turere 30 kongeraho abadepite wenda 10 cyangwa 15 bahagarariye bya byiciro byihariye. Ntekereza ko bihagije kugira ngo umubare w'amafaranga bagendaho n'izo modoka mugendamo bigabanuke, hanyuma bijyanye n'ubuhinzi ingengo y'imari zamuke, bijyanye n'iki bigende bizamuka. Nimunyumve nabe banyakubaha mu nteko ishinga amategeko, ariko umubare munini w'abadepite niba twatangiye tunabivuga nta uhuriye n'umubare munini w'uburyo mugenzura ibikorwa bya guverinoma, nta naho uhuriye n'umubare munini w'ubuvugizi mukorera rubanda dukurikije ibyo twumva mu matwi y'abaturage, ariko nta naho uhuriye nanone n'amategeko menshi mutora harimo amwe adakenewe. Yego ipfundo ryabyo no kwegera abaturage. Niba dufite abadepite 106 ko Rwanda rero tuya Kigali yose ariyo babamo, ubundi babaye we niba utababona nanjye simbabone. Ibaze niba uri uw'ikigaruka butababona ubikigaruka butababona. Yego
urambwira ngo umuturage wo kunkanka muri za Rusizi ajya mu depite wagiye muri supermarket isanzwe ajya mu iduka risanzwe aze mu isoko Nyabugogo agende muri bus sometime ahubwo ro contraire najyaga mahurira mu isoko risanzwe na vice gouverneur w'abanki nkuru y'igihugu simuvuze izina ariko harimo abaye twajyaga duhurira mu isoko risanzwe ngo umuntu yaje guha yego kwegera abaturage ubu ngubu twabango iki phase ni bibe muri pratique kwa decentralisation muri systeme gusa ariko abantu begera batubabane nabo n'ubundi baturuka muri twebwe ni twebwe n'ubundi kuko kumbwira ngo umuturage kwisonga atakubona hanyuma uzajya kuvuganira umuturage ku biciro byazamutse ku masoko utahahira nk'ahahira yego nk'ubunzi bamwe bahahira ku isoko rya Kimironko ntabwo wujujwe guhahira ushaka mu gihugu ariko nibura wanakoze descente ukamanuka ukagera ku isoko ry'inka rya Nyamagabe hari hasi cyangwa rya Nyamasheke uvugiye wenda ngo kugura ikimasa uzatsinda hasi ku minsi mikuru ushobora no kumenya ibibazo birimo ira misoro abanyamakuru birirwa bavuga bati uzanye urukwava rusoreshwa kabiri rutanaguzwa kurwinjiza mu isoko no kurusora inshuro 3 mu kwezi ejo heza varayusi umuturage ye kwaka service ku murenge bakamuhaka ejo heza ejo yajya gufata inzitira mu bejo heza ibibazo nk'ibyo mwagenda mubyumva baturage mudukurikiye ejo muzaba abadepite mugende nyaboneka mukosora ibyo bagenzi banyu bari mu n'abazagaruka nyaboneka mujye mwiminjiramo agafu kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tube dufite yego igize neza nta guciye mu ijambo ejo bundi ejo tuzari dufite byubuzi inteko itandukanye n'ingi ndetse kumva ikiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiranaga n'urubyiruko rw'itorero rwasoje yababwiraga ati mwe niba ba minister muzagire gute muzakore difference muzatakora itandukaniro na wenda nabariho uyu munsi icyo ngicyo ni ikintu cyangombwa wenda bazaba abadepite koko mu matora kurikira bazagerageze babe abadepite b'abaturage kurushaho ariko icyo navuga ntitwarangiza kuvuga ibigendanye n'inteko yacu tutavuze ko mu by'ukuri tuba tuyobewe ko hari byiza byinshi bakora wait utaragera kuri ako kantu hari akantu twasimbutse kugenzura ibikorwa bya guverinoma yego ni ingingo ikomeye nushaka turazusubirayo nta kibazo kugenzura ibikorwa bya guverinoma icyo nashaka kongeraho inteko yacu ni ya mbere ku isi ifite ihagarariwe irimo abagore benshi yego umubare munini w'abagore yego icyo natwe twagiha credit kuko mu by'ukuri byatumye u Rwanda rumenyekana kandi rumenyekana neza nk'igihugu cyateje imbere umwari n'umutegarugori mu guhagararirwa which is very important none iyo tubabwira rero ngo ni bagerageze begera abaturage no kuvuga ngo nababandi kuko ari abadamu bafite 64% nibaramuka begera abaturage nababandi bahagarariye cyane bazamenya ibibazo byabo neza ibibazo by'abana babangavu baterwa inda batarakugira ibibazo by'imirire mibi abana batamashuri dukeneye kubona abamama b'abadepite bari mu giturage tukibone muri iyo sanse bari buze kuko ubundi umubyeyi umudamu n'umugabo n'umubyeyi ariko umudamu ni shingiro ry'iterambere ry'umuryango ngira ngo ibyo ni ikintu kitakigibwa kiri naturere abantu barakiza niba rero muri benshi tukaba tugifite ibibazo byinshi byugarije umuryango umuntu yakwibaza muri benshi bari gukora iki bakora iki Messi niba ikibazo cya Messi cyarabaye skandal tubona abadamu abadepite baza kubegera bagira inama niba byarabayeho kuko reka nguhe akantu gato yego ubijyanye no kugenzura ibikorwa bya guverinoma umva honorable Christine Mukabunani mubaza kubijyanye na raporo bivugwa ko ari intekinikano za ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ni imibare nawe atemera yuko biriya bavuga Minagiri ko umusaruro waje ari mwinshi hanyuma ibiciro ku masoko bikazamuka nawe ntabyemera avuga ati zira raporo zazitekinitse mwumve yego mukanya tarimo tuvuga izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka ku buhinzi twibanda cyane cyane nko ku birayi ariko nibuka ko nubwo ibiryo biri guhenda cyangwa n'amata niki ariko raporo za Minagiri zo zigaragaza ko umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi wiyongera ibi bintu ubihuza ute kuba byiyongera kandi ibiciro ntabwo byiyongera ntabwo biba ari byo ni nayo mpamvu akenshi cyane usanga ibyo muri iriya raporo baguha ugiye kuri mu baturage kujya kubireba ntabyo kuko bashaka kukubwira bati ubuheze wenda tuvuga ibishyimbo toni zinizi mu gihugu hose ariko wowe wakwigira ku isoko ugasa utagiye muri Kigali ko muri Kigali akenshi ibintu babihenda ariko iyo ugiye ahantu mu bahinzi mu byaro hari usanga ku isoko ikiro
cy'ibishyimbo ushobora kukigura amafaranga 800 kandi bakubwira ngo uyu mwaka ngo heze ngo toni izi n'izi z'ibishyimbo nose biba byagiye he ntayo yabihari kandi ukajya ahantu hatandukanye wajya Iburasirazuba wajya Iburengerazuba wajya he hose ugasanga ibishyimbo bihenda ntabwo rero ngewe burya njya mbyemera ibintu by'ibiraporo byo mu ntuza icyo ni icyambere ikindi cya kabiri umusaruro waturuka hehe akenshi twabura imvura uburyo bwo kuhira bukaba butarakorwa uwo musaruro wava hehe ibishanga dufite ni ibya leta birimo amakoperative ahinga umuceri n'ibisheke byonyine none so umusaruro wabuturutse kandi imvura yarabuze imvura yaguye igice kimwe ikindi ntigwe ushobora kugenda ukajya Iburasirazuba ahantu hamwe namwe ugasanga abaturage leta irimo irabaha ibigori ntabwo rero bibari byo urebye utiriwe ujya no mu bintu byinshi byo kuba gukora ubushakashatsi bukaze hanyuma ubona hari imbaraga zikenewe kongererwa inteko ishinga amategeko kugira ngo ibashe kugenzura neza ibikorwa bya guverinoma impamvu nkibajije nuko hari abaturage bavuga bati iyi nteko imaze imyaka ingahe itareguza minisitiri n'umwe ubundi bite byayo ko abaminisitiri baza bagatanga ibisobanuro bakarangiza bakigendera bikaba nkaho bya Gifaransa no gupasa inaperisi nkaho nta cyabaye ariko abaturage ntago bakwiriye gukunda ko abaminisitiri beguzwa ntabwo ari cyo cyaba ari n'igisubizo kubera ko none se umuntu yamara imyaka 10 aguha raporo akubwira ko ibiryo bizamuka umusaruro uzamuka akaguma muri iyo ministeri ikintu cya mbere mbona ntabwo minisitiri wenyine umuntu ku giti cyahagije kugira ngo ikibazo kiniki gikemuke nubwo abazanye raporo wenda wa mugani itariyo irimo ibintu byinshi cyane bitari ukuri kandi mukanabibona ko azanye ibintu bitari ukuri ariko nge mbona ko uko byubatse guhera mu nzego zo hasi kuzamuka ari byo bikwiriye kuba bikosoka naho gufata runaka ukamuvanaho abandi bose uwo murongo wose kugera hasi babyishe n'ubundi ni hahandi ntabwo byose yabikora wenyine ngo azabishobore ntabwo ari abantu bakwiriye kubonera igisubizo mu kweguza abamini wenda aho byaba ngombwa bakeguzwa ariko igisubizo cya mbere na mbere ni ugukosora imikorere guhera ku bantu begera abaturage wabyumvise ibijyanye no kugenzura ibikorwa bya guverinoma hanyuma minisitiri akakuzanira raporo itekinitse umwaka wa mbere uwa kabiri akayizana uwa gatatu akayizana uwa kane akayizana urakoze karinisha bongera icyo nkwibutsa kingiye no kuri ibingi honorable avuze twahereye ku kijyandanye no ko aribo bashyiraho amategeko bakaba nahagarariye rubanda iya gatatu yo kugenzura ibikorwa bya guverinoma ni ikintu gitangaje mu by'ukuri kitumvikana uburyo niba ibyo avuga koko ariko byagenze niba wabona minisitiri yazanye imibare itari y'ukuri cyangwa uhagarariye guverinoma wari wese yazanye imibare itari y'ukuri mu nteko ubundi inteko ishinga amategeko n'ahantu hatagatifu ni ahantu nibo bahamagara umuyobozi uwo ari wese mu gihugu kuva kuwo hasi kugera kuwo hejuru akaza ni ukuvuga ngo niho ni palais du peuple niba rero minisitiri yatinyuka kujyana y'imibare itariyo bashobora kumusaba ibisobanuro birumvikana uburyo bikorwa akazabisobanura bikemerwa cyangwa bigakorwa hari naho bashobora no kumutumira bakamukuraho icyizere so turashaka kubona rero ndashaka kubona inteko yacu ihamagara minisitiri wa Minicofini batumira ibigo runaka bya leta bakuraho abantu icyizere cyangwa bagira abantu abere kuko bifitiye uburenganzira ntabwo mperuka kubona parliament yacu ihamagara abayobozi nk'ibyo twigeze kubona cyagiye mu minsi yashize sinzi niba ubizi cyangwa bagatangira kureba ibiki ubabase barenze bahamagara minisitiri yego bakamukura ariko niba wumvishe neza nabajije honorable Mukabunana ntese gukuraho icyizere minisitiri nabyo bite ko mufitiye uburenganzira ati ntabwo ari byaba byiza gukuraho minisitiri icyizere ko ministeri ibigizwe n'abantu benshi gukuraho umwe wo hejuru kandi bikushobora kuba byicwa n'abatekinisiye ya bitangaje niba yagusubije gutyo uzabimubwirire reka dusoze murakoze cyane reka dusoze dushimira abari badukurikiye n'ibitekerezo byacu bwite nawe ufite uko ubyumva ufite uko ureba imitegekere y'igihugu ufite uko ureba inteko ishinga amategeko n'imikorere yayo muri izo nshingano zayo 3 twagiye tunyuramo mu by'ukuri mu buryo bwo tutarinjira neza muri ibyo byose hari igihe tuzaza dushyire hano amategeko kuri iyi meza tuyabereka ayo bagiye batora tubereke umubare w'amategeko batoye muri iyi manda ishize tubereke feasibility y'ibyo bavugaga tubereke n'uburyo begereye abaturage n'ibibazo batakemuye hanyuma tunarebe uburyo bagenzuye ibikorwa bya guverinoma kuko ni kenshi wabonye abaminisitiri bitaba inteko ariko ukabona mu by'ukuri nta cyahindutse mu bijyanye n'imikorere n'imikoranire yabo
n'inzego bashinzwe. Turabashimiye rero kuba mwari mudukurikiye mu kiganiro. Ni igice cya mbere cy'ikiganiro kivuga ku nteko ishinga amategeko n'uburyo abadepite bakwiye kujya batorwa n'impamvu twumva ko twebwe nka Primo Media Rwanda bikwiye guhinduka. Nawe ufite impamvu wumva ko byaguma uko biri. Mugire ibihe byiza. Wakoze cyane Ayubu. Murakoze cyane.